Impressions ni abantu babonye n'amaso yabo video yawe ariko bashobora kuyifungura. Ugomba kuyikora ku buryo umuntu adatinda gufata umwanzuro imunyuza imbere gati mukurura. Niyo yaba ari kuzamura gutyo ibi ni ibiki noneho. Nitwa nakana Kate barugambira ugeze hano kora subscribe kuko uzajya wiga ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Uburyo waribyaza umusaruro n'uburyo wakwirinda ngo utagushyira mu bibazo. Vuga ku bintu bijyanye na technology, ikoranabuhanga, artificial intelligence n'ibindi bijyanye nabyo. Niba ari ubwambere subscribe. Niba sanzwe uzahanga uko utarakora subscribe, please bikore. Ntucyerwe gusharinga, ntucyerwe gukora kuri comment, ntucyerwe gushyira kuri like. Impressions ni abantu babonye n'amaso yabo video yawe ariko bashobora kuyifungura. Abantu bayeretse bon bashobora kuba bataranayibonye ariko yarabanyuze imbere nibwo baba batayibonye kwa kuno umuntu bari guscrollinga ntayitindeho ariko ikahanyura baba bayimweretse iyo impression barayibara kuko iyo umuntu agenda gace yari kuyikandaho wenda ariko wenda tuvuga urugero ntago wakoze thumbnail neza ku buryo wa muntu yarascrollinze amaze guscrollinga ntiyamukurura thumbnail warakomeza arascrollinga ari ukuntu scrollinga kuri telefone urimo urashaka ikintu gisa neza ukagira gutya noneho rero ubushaka ikintu kiri eye catching ikintu kiri bukurura amaso gatukandaho abayigirira gutya yanyuzeho gutya rero video yawe igatambuka hariya baraka ari akantu bakagashyira hanga muri impression. So niyo mpamvu mugomba gukora thumbnail zanyu mu buryo umuntu adatinda gufata umwanzuro. Niyo mpamvu impression zishobora kugukoraho. Hanyuma munsi yawo mureta mubona akantu kanditse ngo ni click through rate. Click through rate iriho hano ni 4.7 kuri izi impressions zose. Nitujya kuri views from impressions abantu beretse banyujije video yawe imbere byagenze bite abantu bayirebye mu 181 abantu barebye kuri graph mfite ahangaha ma views wasaruyemo ni 4.7% byayo byizo byabo bantu yanyuze imbere video yawe b'impression cyangwa bayeretse abantu 2380 bonyine nibo bayikanze abo bantu 2380 nibo batanga 4.7 impressions click through rate. Nuwango rero hasi ugatubona average view duration bantu 2380 bafunguye ama video hano turi kuri overview ama video yayo yose bamazeho byibuze ugereranyije iminota 4 n'amasegonda 4. So nubwo tutangira kumenya kongese nkora za nkuru reka mvuge nka za nkuru njya mbona abantu bakora mu Rwanda bazahahiye amatiku n'ibindi biri zira nkuru usanga ufite iminota 54 usanga ari gikuru kingana ngo nuko ari nkuru mwiri ukaza ukajya kureba kuri video ukajya usanga abantu bafite iminota 4 nuja kuzazi tuzihagarika uyikorera ama video magufiya batinda kuko video ni ikintu gikomeye kuri algorithm. video ni yituma bakora recommendations kuko ni yivuga ko video zazisa zimeze neza niba ukora iminota 50 se abantu bakamara iminota 4 wa muntu we bagata bafunga nago algorithm ishobora kwijyana handi hano. Nizere ko kantu mukumvise nizere ko ako kantu mugasobanukiwe. Watch time from impressions muri aya ma views 3880 basaruyemo amasaha 259. Ibyo byose aya masaha yose bateranyije bijyana n'iriya view duration average view duration. Average view duration izamutse n'amasaha warazamuka. So ushobora gukora ama video menshi cyane ariko gisanga watch time yawe iri hasi. Hiturekera gukora ama video atagifite ikintu amaze ahubwo ubandike script irimo icyo bita hook ituma umuntu akomeza gushaka kuyireba no kuyumva akayirangiza. Hanyuma uzamure average view duration yawe. Average view duration yawe niyongera watch time yawe zazamuka. That's what I can tell you hanga. Reka nje kuri formule ukarikira click through rate. Nabivuze mu kanya ariko nanone aha nshobora kubisubiramo kugira ngo abantu batabizi bumve aribyo. Click through rate bayibara babaze umubare wa click. Niba banyeretse video yawe iyo ni impression ni ntayikanda impression iri yandika click ntabwo iziri biyandika ninyikanda impression ira bimwe na click ibe imwe. Okay babibike muri database ya Google ya Google ni YouTube ni Google babibike muri database ya YouTube ikankoresha ijambo YouTube kugira ngo tusobanukirwe. Niba video bayinyujije imbere nkayibona nkanayikanda barandika rimwe kuri impression bandike rimwe kuri click. Niba bayinyujije imbere nanone undi mukiriya cyangwa se undi umuntu
bakayimunyuza imbere akayireba ariko ntimukurure, thumbnail yawe ntabwo iryoshye, title yawe nta kintu iri kumubwira, akayireba akikomereza. Hano kuri click, kuri impression harajya kabiri, kuri click hagume rimwe. Gutyo abantu bose bari bunyuzwe imbere ama video yawe barabiterateranya, hanyuma nibarangiza kubiteranya rero baze gufata umubare w'abantu bakanze ama video yawe bamaze kuyabereka, bagabanya abantu bayeretse impressions, barangiza kubera ko ibiri muri percentage bakube n'ijana. So no gukora attention kuri thumbnail na title, imwe twise ngo ni TNT. Birani byo bihereza umuntu gufata umwanzuro vuba vuba, kubera ko mujya mukunda gukora thumbnail mutitaye mwitaye ku bintu muri kurembera yanyu mwenyine. Ujye utekereza buri gihe thumbnail yawe iri mu zindi thumbnail, kwa kundi abantu mukoresha TikTok uri kuzamura gutya, uri ugira gutya, urugira ngo this no, ariko yukunze ugatigarura ukicara ukayireba. Nibyo nagiranya na click kuri YouTube. Formula yo gukarikira CTR mwayumvise, I hope. Video ifite CTR nziza rero, ikaba ifite guhera kuri 4 kuzamuka kugera ku 10 aho ngaho. Video irengeje 10%, iyo video iba yangije ubwonko bwa algorithm YouTube iba yemeye, yavuze ati iyi video ikoze neza. Ariko kenshi mujye mwitonda, iyo video ukishyiraho ishobora kuba ifite CTR nini cyane irengeje 10 nka 18, hari igihe bijya bimbaho, ariko nuko ugenda bayereka abantu benshi kagenda gabanuka. Video rero ifite CTR nziza guhera kuri 4 kuzamuka, kenshi ishobora kwereka abantu benshi, YouTube itamo kwereka abantu benshi, bityo bikabyara views nyinshi. Mumenye ko CTR ishobora guterwa n'ibintu byinshi. Iyo CTR yawe imeze neza, no kuvuga ngo bakoze thumbnail nziza, bakoze title nziza, cyangwa se wavuze kuri topic nziza, so turi gukora inkuru igezweho, cyangwa se ufite niche nziza abantu bakunda, ufite abantu bakunda gukurikira video zawe, ndetse wana promotinze video yawe ku bantu benshi, ikabasha kubona click nyinshi, icyo gihe CTR yawe iriyongera. Ushobora kubona CTR nkeya, yuri munsi ya 2 ugomba kugira icyo ukora, cyane kuri TNT cyangwa se title na thumbnail yayo, kuko topic yo ntacyo wayihinduraho kenshi, ariko iyo ufite topic mbi CTR nanone niyo igomba kuba mbi. Nizere ko umusobanukiye CTR icyari cyo ndetse na impressions icyari cyo. Niba ari ibindi bibazo mufite bitandukanye, muri comment munyandikire. Abashaka kwinjira muri group yacu hari link muri description, mwinjire muri group dukomeze twigane ibibazo nabyo mushobora kubimbaza ku ruhande, ariko muri iyo group mu gihe muri commentaire wenda mubona bibagoye. Niba mubona hari undi muntu utasobanukiye mu mukoreshe ya mu muhereza video yirebere. Mwakoze gukurikira, ndabakunda. Bye.